kubasuhuza mwebwe inshuti zacu mukomeje kubana natwe haba mu biganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho. Mboneraho no kubaha ikaze muri aya makuru, nubwo wenda bavuga ko ari amakuru y'incamugongo cyangwa se amakuru atari meza ari kugenda avugwa. Hari tariki 25 ukwezi kwa 12 turi mu mwaka wa 2024. Byumvikana neza ko nyine hari kuri Noheli n'uyu munsi. Inkuru iri kuvugwa ni inkuru y'akababaro, aho impanuka y'indege ikomeye ni airline cyangwa se ni indege y'igihugu cya Azerbaijan cyakoreraga impanuka mu gihugu cya Kazakhstan. Indege yari itwaye abagenzi cyangwa se abari bayirimo bose ni abantu 62, ikaba yahise ihitana abantu 38. Ni indege bivugwa ko ishobora kuba yabuze equilibre cyangwa se balance mu kirere, gusa nyine nta kiremezwa nyamukuru cyaba cyateye iyi mpanuka y'indege yahitanye aba bantu basaga 38. Imibare iracyakusanywa, birumvikana n'inkomere ziracyari kwitabwaho. Imibare izwi neza ntabwo iratangazwa, ariko ikinyamakuru Reuters cyamaze gutangaza ko abantu 38 bitabye Imana n'abandi bagakomereka. Iyi ndege rero ya Azerbaijan ubwo yakoraga urugendo yaje kugera mu gihugu cya Kazakhstan, rwose iza kubura balance cyangwa se iza kubura control, irahanuka, yikubita hasi, icikamo kabiri, imera nk'icitsemo kabiri, ihitana abantu 38. Ni imibare nyine igikusanywa, ariko nyine abamaze kubonwa bitabye Imana ni 38. Iyi mpanuka y'indege abahanga bari gutangira gusesengura, birumvikana, gusa ntabwo baragaragaza ikintu nyamukuru cyaba cyateye iyi mpanuka. Gusa abantu bari kugenda bakomozaho yuko ngo hari climate cyangwa se ikirere kitari kimeze neza, nacyo gishobora kuba intandaro mu byateye iyi mpanuka y'indege yabashije guhitana abantu 38 by'agateganyo, kuko imibare iracyakusanywa n'inzego zibishinzwe kugira ngo zizabashe gutangaza imibare yuzuye ya nyayo y'abitabye Imana cyangwa se abakomeretse ndetse n'abagezweho n'ingaruka z'impanuka y'indege. Bavuga ko ikirere kitari kimeze neza, harimo ibintu bijyanye n'igicu gishobora nyine kubangamira abapilote kureba imbere, cyangwa se bikaba byateza n'ibibazo muri engine cyangwa se moteri nyine z'indege, ugasanga bitejemo ibibazo, ntibashe gukora neza, nabyo bikaba byaba ibibazo. Nyine ibyo ngibyo byose hamwe ni ibiri gukorwa n'abashakashatsi basesengura bareba icyaba cyatumye iyi ndege ikora impanuka. Byumvikana neza ko nyine abahanga, abasesenguzi nibyo barimo, mu gihe kitarambiranye rwose baraza kutubwira impamvu nyamukuru cyangwa se impamvu ya nyayo yaba yateye iyi mpanuka y'indege yahitanye abantu batari bake, kuko yari itwaye ngo abantu 62, ngo babashije guhita babonwa bitabye Imana ni 38. Urumva ko ni impanuka yari ikomeye, kuko abantu 38 bose guhita bitaba Imana. Ubwo byumvikane ko haba harimo n'indembe zirembye cyane, aboroheje niko umuntu yavuga. Imibare nyine ibishobora kwiyongera isaha ku isaha. Iyi ndege rero ni igihugu cya Azerbaijan, gusa aho yakoreye impanuka ni mu gihugu cya Kazakhstan. Ni ibihugu bijya kwitanwa, ariko umuntu wize neza ndakeka ahita amenya kubitandukanya. Azerbaijan ndetse n'igihugu cya Kazakhstan ni ibihugu bitandukanye, gusa wenda biraturanyemo ukuntu. Iyi ndege ya Azerbaijan yaguye ngo impande y'umujyi wa Taote.
ni umujyi nyine uri impande y'aha iyi ndege yakoreye impanuka. Byumvikana neza ko nyine ari mu gihugu cya Kazakhstan. Ubutabazi bw'ibanze bwahise bukorwa kugira ngo nibura barebe ko hari abantu babasha kuramira mu maguru mashya. Ambulance ndetse n'indi miryango ishinzwe gutabara vuba yahise ihagera, kuko hari abarokotsemo bazanatanga ubuhamya birumvikana mu gihe kiri imbere. Gusa ubu nabo nyine ubungubu ntabwo baba bameze neza, birumvikana bagifite ihungabana, baba bakeneye kubanza nabo bagatuza bakaganirizwa bakumva ko bari hamwe nyine. Akazakora interview nyuma atanga uko byagenze, kugira ngo nyine abantu babashe kumenya igishobora kuba cyateye impanuka. Cyane cyane ko nyine wenda n'abantu baba bari mu ndege wenda bashobora kumenya amakuru yaba yateye impanuka, kuko wenda indege ishobora kubura balance, abapilote cyangwa se abasirikare bakagenda babivuga, cyangwa se no kujya gukora impanuka bakabibona. Umuntu burya yamaze kugera imyaka 18 abasha gutekereza, akanaliza, akareba igishobora kuba cyatera ikintu. Ibyo byose rero abahanga bari kugenda babikusanya barebera hamwe uburyo iyi mpanuka ndetse n'ingaruka yagize muri sosiyete muri rusange, kuko ishobora kuba yangije ibindi bikorwa. Gusa ntabwo biratangazwa, gusa ariko urebye aho yaguye hari nk'amazu yari hirya, nayo wenda ashobora kuba yagizweho n'ingaruka, ariko ntabwo biratangazwa neza. Umuntu icyo akwiye gukora ni ugutegereza akazareba igikurikiyeho nyuma y'iyi mpanuka. Nta kintu umuntu yavuga sibyo kuvuga uti Imana yakire aba bitahiye rwose, ibatuze ahantu heza, cyangwa se ibahe iruhuko ridashira, niko umuntu yavuga. Namwe mbashimira, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.